Hello my beautiful people, it's your girl DJ Pink. Nongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel yanjye. Uno munsi ni umunsi w'abakozi itariki ya mbere z'ukwa gatanu. Twari twerekeje Nyabugogo hamwe na DJ Pink na Delicious Bites, tugiye gusangira n'abana bo ku muhanda. Ndaza kuza kugenda mbereka ukuntu urugendo ruri buze kugenda. Tugiye guhagurukira Kabeza twerekeza Nyabugogo. Rero mumeze subscribe kuri channel, turaza kubahereza urugendo rwose uko rwagenze. Nituza kuva gusangira n'abana bo ku muhanda, turaza kujya kureba abantu bakora akazi kavunanye, abayede, dusangire nabo lunch. So stay tuned. Nkuko muri kubibona rero hano kuri moto turi kwerekeza Nyabugogo. Murabibona ko twagiye, imvura iri kugwa, ntabwo byari byoroshye gufata amashusho, telefone ari kuzamo igihu, ariko nyine twagira tuba keeping update, mutazagira ngo ntabwo biba byoroshye pe, mutazagira ngo wenda byari byoroshye, kuko twaturutse Kabeza imvura iri kugwa, kandi nanone biba bigoye kugenda uri kunyagirwa. Murabizi abantu tuba dufite ibibazo bigiye bitandukanye, especially nkanjye mfite ikibazo cyo mu buhumekero, ariko Imana ishimwe ko ibintu biri buze kugenda neza. So hano rero twari dukomeje kugenda, turi kwerekeza Nyabugogo. Hano nari kumwe na motari agenda nganiriza, tuganira, ambwira ati igikorwa wapanze ni cyiza rwose, muzabikomeze, iyo gahunda yanyu nayikunze, ni byiza cyane. So nari kumwe na petite sœur wanjye rero, nawe ndaje mubereke mu kanya. Moto ye yari iri inyuma yanjye, kandi nkomeza nshimira abantu bose twakoranye iki gikorwa, twagikoze neza, byari bigoye, imvura yaguye, uretse ko n'abayede byatunaniye kubageraho kubera yuko imvura yari iri kugwa ari nyinshi, ariko turi gupanga ko ubutaha tuzabageraho. So here is my sister rero, dore ngo yari ari kuri moto yiwe, nawe yari kugenda ari kumwe na motari, yari yishimye. Nubwo mbere yagiye mu gikorwa cyo gufasha, ariko yarabyishimiye cyane, ndi kugenda amuserereza ati wowe nta kintu mufataho. So nuko rero twakomeje urugendo rwacu. Stay tuned, turaza kubereka noneho tugeze Nyabugogo uko byagenze, ko twagiye gushaka abana neza. Abakunzi ba DJ Pink Rwanda, uno munsi turi hano Nyabugogo. Uno munsi dukomeza tubibutsa ko ari umunsi w'umukozi, tukaba tugiye kugenda tureba ahantu hari abana bo ku muhanda badafite abantu bizihizanya nabo umunsi w'umukozi, badafite ibyo kurya, badafite n'ibyo kunywa, batabayeho ubuzima bwiza, ariko baba bavunitse. Tugiye kugenda dushakisha etape kwa etape, turaza kugendana aho turi buze kubona, turaza kujyana nawe tujye gusangira nawe. Ubwo ngubwo rero turi kubona byagoranye, imvura iri kugwa, ntabwo tuzana abo bana turi bubakure, ariko dufite icyizere ko iyo ufite umutima utanga, Imana iguhereza umugisha mu byo uri gukora. Kandi tunakomeza twifuriza umunsi mwiza w'umukozi ku muntu uwo ari we wese ushyiraho umuhate, ari gukora cyane kugira ngo abone ikimutunga cyangwa se cyamutungira umuryango, ariko akaba atari umukozi wa leta. Turasuhuza abayede, abafundi, abakarani ndetse n'abandi bantu bose bakoresha imbaraga zabo mu mirimo yabo ya buri munsi, ariko bataba bitaweho wenda, cyangwa se batajya babona amafaranga ahagije nk'uko baba bayakeneye. Uno munsi rero tukaba turi Nyabugogo, tugiye kugendana dufatanye gushaka abo bana bo ku muhanda badafite ibyo kurya, ibyo kunywa. Murakoze cyane. Nk'uko rero muri kubibona, baba bashuti bacu bana baba ku muhanda badafite kirengera, badafite ibyo kurya, badafite ibyo kunywa, badafite imyambaro, twababonye. Ntabwo byari byoroshye kubabona, byari bigoye, ariko turifuza gusangira nabo umunsi mukuru, umunsi w'abakozi. Sinzi niba bari banabizi ko uno munsi ari umunsi mukuru w'abakozi, ariko tugiye kujyana nabo, tuganire nabo, dusangire nabo, ndetse twishimane nabo, kuko nabo ni abantu nkatwe, baba bakeneye kubaho bakishima, ndetse banakwiye guhabwa amahirwe ya kabiri, bakigishwa imico myiza ndetse bakanatozwa. Rero abo turi kumwe dore ngaba, tugiye kujyana tujye gusangira umunsi wacu mukuru, umunsi mukuru w'abakozi. Waramutse? Naramutse. Wariye se? Abinza nabara ejo nabwirewe. Ngiye neza najya kwirira. Umeze neza? Yego. Wakwita nde? Wase Divine. None se hano ku muhanda muba mubayeho ubuzima bumeze gute, uciye mu ncamake? Nyine biba bigoranye, nyine umuntu nyine turaza tukarara ngaha, umuntu yatwabona uduha amafaranga
nk'iryo jana twagura nk'ikirayi hariya, hari n'abandi babyeyi nyine bari aho hirya nyine. wowe ndi kubona ufite n'umwana. Yego. n'uwawe? Yego. ufite abana babiri? Mfite abana babiri. nose biba byaragenze gute kwisanga ku muhanda ufite abana nk'aba ngaba? Nyine biba bigoranye nyine. Twakomeje tuganira n'aba bana rero bo ku muhanda, badusangiza ubuzima babayemo, batubwira ko ubuzima babayemo buba butoroshye, ko bahohoterwa, rimwe na rimwe barakubitwa, rimwe ugasanga abakobwa bafashwe ku ngufu, ugasanga babyariye ku muhanda, abana babo badafite ko barerwa, badafite uko bajya kwiga. Muri make ubuzima bwabo buragoye pe. Ariko ikintu nabwira umuntu uri kureba ino video, icyo nakubwira cyo, ujye umenya ko ubayeho neza, ushima Imana ko waba ubayeho kose, ariko ntabwo uba ubaye ku muhanda uhohoterwa cyangwa se udafite kirengera, bararwara bakabura uko bivuza. Ubuzima bwabo ntabwo buba bworoshye pe. Twakomeje tuganira nabo rero, bagenda dusangiza experience y'ibyo bacamo, batubwira ko baba baraburanye n'iwabo. Murabibona ko akenshi baba bari no kunywa ibintu bitemewe, gusa nari nababwiye ko iriya tineri baba bari kunywa atari nziza ku buzima bwabo. Mu by'ukuri biteye agahinda kubona abamama barwaza umwana bakabura amafaranga yo kumuvuza, bakabura amafaranga ya pampa, ariko nakoze ibishoboka byose. Abo muri kubona aho ngaho nahise mbishyurira hariya kuri iriya resitora basanzwe bajya kuryaho, ndabishyurira, baragenda bafata amafunguro kuko bije nari nateguye, abo twari twateguriye amafunguro bari barenze umubare. Ndavuga ati rero abarengaho muze mujyarira muri resitora babahereza ibyo kurya, hanyuma 11 bandi tujyane. Umumama rero namuhaye nimero, ndamubwira ati uzampamagare nzakuvugisha ubutaha. Rero hano hari uwundi ubana n'ubumuga, uyu nguyu afite ubumuga, ahora yicaye ku ruhande yitaje abandi. Naravuze ati reka nawe mwongereho, we nta kintu yari ari kuvuga, ndafatika mwongereho nawe bamuhe ibyo kurya mu bandi. Nuko nyine muzanira n'agatebe ndamwicaza, ndangije ndababwira ati rero nzagaruka ubutaha nzanye ibyo kurya byinshi, ubundi mwese nkora iki bahamagare muze dusangire. Nuko mfata inzira rero ndakata nsubira aho navuye. Nuko nyine turagenda njya kureba aba bana bari banegereje, hari ahantu nawe mbabwiye ati mwe muhagaze aho ngaho ndaje tujyana. Mwese ufite tineri ntabwo tuvugana. Urahita usigara wowe? Urasigara? Urasigara? Umuntu uri kunywa tineri wapi? Nawe urasigara? Nta kintu cyari kirimo wenda. Hanyuma se turacaye. Hano rero twahise dufata inzira turakomeza turagenda tujya gushaka resitora turi buze kwicaramo twese tukayihuriramo, bikatworohera ko dusangira. Nuko nyine turagenda, ndababwira ati muraza kunkurikira aho ndi bugene wo muri buze kujya. Rero twaramanutse turagenda, afata ukuboko kugira ngo nze kubasha kumwambutsa neza. Turagenda tugera muri feruje turambuka. Anyway, iki gikorwa nicyo gikorwa cya mbere cyanshimishije muri ubu buzima. Numvaga nishimye, ndetse n'aba bana byaranshimishije kubabona bishimye, kuba bari kumwe nanjye bati twishimye, ntabwo twari tuzi ko turi bujye, ariko uradufashije. Tugende. Hano rero twari turimo turajya aho twagombaga gufatira amafunguro yacu, hari muri etaje. Ubwo rero byadusabaga ko tubanza tukurira muri etaje tugashaka aho twicara twese turi bukwirwe, ariko imyanya yari yabaye mikeya. Twari tumaje gusetinga mbakora y'imeza, intebe zibaye nkeya, mbazana kandi gatebe baricara. Mwongeye kuramuka neza abakunzi ba DJ Pink Rwanda, turagarutse nk'uko twagiye tujyana rero mu bikorwa twagiye dutangirana uno munsi w'abakozi. Twari tugeze aho tugiye gufatira amafunguro n'abana bo ku muhanda, bakaba bamaze kubona aho kwicara. Tukabona noneho tugiye gukurikizaho gufata ibyo kunywa. Tugiye kugenda tubaza buri mwana icyo ashaka cyo kunywa, hanyuma nitumara kunywa dufate n'amafunguro, twishime, twizihizanye umunsi w'abakozi, tugire n'ubutumwa tubasigira, hanyuma tubone gutaha. Murakoze cyane. Twari kuzana igipapuro ariko hagiye bahita muri shishikara.
katinga nyine ubwo zakwiye uriya ngo arashaka ushaka amata ashaka amata amata arahari zarangiye zizarangiye akira shayima urukundo wowe nawe bamwe bamwe ntabirenga namwe mutagira ngo ndibatowe bagiye kuzana ariko baza barakuntu bimeze akira murumva urayamenye wane biraryoshye cheers cheers kefa cheers sasa bazana amazi bagakarabira hano harimo ibiko barakaraba intoki sibyo ra nk'uko muri kubibona rero hano twakomeje twaniboxing ibyo kurya twari twabashyiriye mfatanyije na boss wo muri delicious bites ndangije mfasha abana kwandurira ibikombe n'uwo bita Shayimara mfasha turaniboxinga turafungura envelope tuzijyana muri puberi dufungurira abana tubibutsa ko kandi mbere yo gufata amafunguro baba bagomba gusenga kubigisha abana byo kubigisha abana bazabafasha basenga byari discipline kubyo muryoherwe biraryoshye murabanza musenge bakarabye intoki murabanza mukarabe intoki mubakarabye intoki mwe muretse sibyo kefa barabanza bakarabye intoki nibamara kubakarabya intoki tunasenge tubone kurya sibyo babakarabye intoki nibyo byiza oya baraza kurya neza oya nabyo kurwana ntago babacura ariko gucuranwa ntago byemewe gucuranwa ntago byemewe ahubwo uriya mwana uno mwana kandi nababwiye ko tuzagaruka kubasura uri bugaragaza imico mibi n'ingaruka ntago uri bugaragaza imico mibi n'ingaruka ntago nzamugira wakarabye wowe noneho turabanza dusenge ninde uzi gusenga nimumara gukaraba harahaguruka umwe abasengera ninde uri budusengere muhereze mikoro dusengere uwo nguwo bayita inkoko akira akaraba intoki wambaye n'agasaha keza
agaseseka yakwemereye umusore umuntu w'isoni mbere yo kurya isoni bayobora basoje kurya ikibazo bari bafite imyanda fata isabune shayima shyira nuza mikoro begereze mikoro bigenze bite nanjye ariko ndashonje nanjye narira gereza bari wi iyi amazi ashyushye uri kwimana mbonye icyo ntibugende mvuga dusenge muri gereza nanjye reka nkarabe ngo njye hariya hepfo amazi arashize shayima waduhaye andi mazi aya ngaya nayo bayamena ninde ugiye gusenga buretse gato nimuhereze mikoro ugiye gusenga inde umva nkubwire kabiri uri gusenga igihe uriya agiye gusenga ngasenga amen amena okay reka tujye hano utamike karaba ahantu kwezi biraryoshye se njya biri kumbiye ni agasenda karimo ni n'urusenda gashyiramo mwabikunze tuzagaruke niba batobore mugire neza sibyo Nibutsa abana nyamuneka oya ntabwo ndi kubasha ntabwo turi muri gare nyamuneka shyiramo bahagarikire harimo abana nyamuneka mujye muganira ariko urumva bimeze bite akoresha umuhanda
Burası nafati imwe. Yego. Hari ubura mugabane. Ubu ukuntu bimeze. Reka nkwereke. Murumva imeze abana baryohewe n'inkoko hano. Do. Shyira hano hasi. Akira. Ninde wundi udafite? Musangire sibyo? Biraryoshye? Bimeze neza. Akira nakacakunduga. Compliments zirakenewe. Ibiryo biraryoshye kandi twanishimye cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Uzagaruke Imana ibongerera aho mwakuye. Manu ibahe umugisha. Ukumvute atajyana udusigara. Yarabuze. Ari utandasana. Agaga murabongereza. Mana we. Ziryoshye. Ayahaye. Asoje kare. Mayo. Twatikira mu. Bakiri mu. Get over. Ineza Imana ibahe umugisha. Iyi nabura. Dore nawe wamata, umwana muhamata, cyangwa amata. Ku mutwi. Ibiro byose biraza by'imodoka se. Amenya amaturye. Hariya usakura watudondora. Nabonye. Leo watudondora. Ikoze kuziko. Sasa natakuhuza na mimi. Unaisi? Ambire kudra. Ambire kudra. Yayifashe
kabisa uzi umukire ukuntu najyaga mbona gishona nkaba nawe nzashona ku nkoko nawe ngayiriye ni ukuri gamani birababaje ndumva nanarira numva se atakoze akantu cumi n'amazi batuye ni igiti bakize ku gahanga nk'ako kamiko iraryoshye mu Buhinde. Watubwira iki kuri uno munsi? No delicious bite twabazanye. Twari tugiye kuburana. Tugiye kuburana? Ntabwo byabaye. Kubera Imana. Abashimira nibwo mwakoze. Aho ngaho rero nk'uko muri kubibona abana bari basoje kurya bishimye banyweye ariko bakavuga ko batahaze neza bashakaga kongera kunywa amata. Ikindi rero twe twagize ikibazo cy'uko hari imvura nyinshi, sound ntabwo yari imeze neza, muraza kutwihanganira, niyo mpamvu twakoresheje ama voice over menshi. Kandi ikindi hari aho mwagiye mubona twakatinze cyane kubera ko sound ntabwo yari imeze neza, muratwihanganira ku bwa sound itari imeze neza. Hanyuma rero abana babazaniye andi mata baranywa barishima pe, muri make abana barishimye barabikunze. Kandi nawe ufite igitekerezo nk'iki wazaduhamagara cyangwa ukatwandikira tukaba twategura ikindi gikorwa nk'iki, cyane ko dushaka kujya tubikora bikaba igikorwa ngaruka kwezi. Rero mudusengere Imana izadushoboze bizadukundire. Abana bishimye cyane cyane cyane, ntabwo bari babizi ko uno munsi ari umunsi w'abakozi, nta kintu na kimwe, nta gitekerezo, ariko mu by'ukuri twahavuye bishimye, banyweye amata, banyweye amaji, bariye bahaze, mbese bari bameze neza cyane. Kandi turanashimira Imana yabanye natwe, ikagendana natwe, ikadufasha mu byo twakoze byose, kuko byari bigoye, imvura yaguye, ntabwo byari byoroshye. Okay. Nibyo. Nibyo. Kandi nawe ntiwahera. Baze ko bahise bayamara. Icyo kibazo niba usanga nyine ubwo kamera usanga birashize. Big vibes. Hey Pinky. Nanjye ndashonje. Wowe ujya buke. Yo. Barashaka kandi ubwo nabyumvise. Ngo birakurenga. Akoze. Nkuko muri kubibona rero twari dusoje gahunda zacu, abana basoje kunywa, basoje kurya, turi kwandurura ndetse turi no guhanagura aho bari babogoye amata. Twongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel ya DJ Pink Rwanda, tubashimira urukundo mwatweretse, mwakomeje kutureba, mutwereka urukundo, mukora subscribe kuri channel. Rero uno munsi twari twifuje gusangira n'abana bo ku muhanda,
badafite aho kuba, ibyo kurya ndetse n'imyambaro. Uno munsi twari twashobojwe kuba twabategurira amafunguro, tugashaka ahantu tukicara tugasangira nabo. Igikorwa cyacu rero cyo gusangira nabo kiri kugana ku musozo, turi kugira ngo buri muntu mu bari hano agire ikintu atubwira, icyo ashima cyangwa se icyo anenga cyangwa se igitekerezo. Tukaba tugiye guhereza ijambo abantu babiri, umuhungu n'umukobwa, tukagira ikintu batubwira, hanyuma bamara kugira ikintu batubwira nanjye nkagira icyo mbabwira, namara kugira icyo mbabwira nyiri delicious bites nawe wateguye amafunguro akagira ikintu atubwira. Duhere ku mukobwa, duhere ku muhungu. Wagira ikintu tubwira? ariko kubera Imana twavuganye ko ndi buguhe nimero zanjye ukazamamagara, sibyo? Sawa. Hanyuma nawe kugira kuri iki gitekerezo twagize kuba twaje kubareba, twifuza gusangira namwe no munsi mukuru w'abakozi. Sonde mwari mubizi ko musari umunsi w'abakozi, nawe umunsi wabimenya nananga uko bimenye umuntu itariki ya mbere z'ukwa gatanu wari umunsi w'abakozi, kandi namwe mujya mukora cyane ko mwabimisiye muri amafaranga yo kurya byonyine. Murasyaga? Syaga ni ibiki? Kugenda utoragura amakarito. Ujya gutoragura amakarito ukajya kuyagurisha? Ikiro cy'igitanu. Hanyuma se ubwo igitanu rikazavamo amafaranga menshi cyane? Amafaranga nyine uhiga nk'ibiro 10 ukabona amafaranga yo kurya, rimwe ukayabura ukajya mu kiraro amazi akenda kugutwara bikarangira kubera inzara. Kubera inzara? Noneho ubundi mu gitondo ukongera ukajya gushaka uburyo uri burye, wabona ibiryo ugatongera ukajya gushaka uko uri bubeho, ukarindira ko nijoro uryama, cyangwa se nimugoroba bakaza kudufata bakadukubita bakatuvunagura, kabibaye ko nko kuba tukatujyana igikoni katurekura n'ubundi twisanga muri bwa buzima. None se bigenda gute nyine kugira ngo wisange muri ubuzima bwo ku muhanda? Famiye yawe mwaraburanye ko abantu benshi babashinja ko ari mwege muba mwarananiye mu rugo? Wenyine nawe ni umukarani hano ko hepfo. None se kuki mutabana? nawe atere ngange. Ubuzima bwaranze? Ubuzima bwaranze, nanjye nagiye gushaka uko nanjye. Nose ni nk'ikihe cyifuzo wasaba leta y'u Rwanda cyangwa se abandi bantu bafite ubushobozi kuba babafasha? Nuko bamfasha bakanyijyanira mu ishuri. Umva rero ubuzima bwo ku muhanda buragoye, niyo mwaba mutari no kubyumva, ababizi arabizi, cyangwa se twese ubuzima tubayemo turabizi ko butugoye. Noneho ibaze, tekereza ku bana bo ku muhanda ukuntu biba bimeze. Rero reka twakire our big boss Regis agira ikintu atubwira, nanamushimira ku gitekerezo cyiza yagize cyo kuba twaza gusura abana bo ku muhanda tugasangira nabo uno munsi. Agira ikintu atubwira anadusoreza, kandi mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi baracira amayira, ibyo mushaka muzabigereho. Niduhura mwarabaye bakire muzanyibuka? Muzanyibuka? Sawa. Okay, murakoze. Nge nyiri delicious bites. Twishimiye gusangira n'abana uyu munsi. Wari umunsi w'abakozi. Ubu twashaka gushaka abantu bafite akazi nyine badasanzwe baserebura umunsi w'abakozi, abayede, abakarani. Ariko turatekereza dusanga hari abandi bana babayeho ubuzima batabona n'ayo mafaranga make yo kurya. Ndabona rero tugenda tubashake, dusangire, twizihizanye uyu munsi, tubifurize kudacika intege mu buzima. Uyu munsi nawe atari byiza, ariko ejo bigahinduka, ubuzima bugahinduka butera imbere. So abana twasangiye bishimye, bahaze, si mwahazira? Abana bahaze. Rero babashimiye ko bitwaye neza, nta mwana ugeze werekana imico mibi nk'uko bahora bababwira, babaye abana beza. Delicious bites,
dukora ibijyanye na delivery, ibijyanye no kurya. Ntabwo ko dufite ibintu byinshi twabagaburira, abazi benshi baturusha amafaranga. kagusakuza shoma Bakeya dufite imbaraga nkeya z'abakiriya bacu baba baduhaye, twakuyemo bakeya tukifuza gusangira n'abandi bana. So murakoze, mukomeze muduhamagare, mukomeze muduteze imbere, natwe igikorwa nk'iki tuzatugira ingaruka kwezi, buri kwezi tujye dusangira n'abana. Murakoze. murakoze cyane